n'amakuru abantu benshi bari gukomeza kugarukaho kugira ngo nkuko uri kureba kuri iyo screen yawe iyi couple uri kugenda ubona hari amavideo agiye atandukanye abantu benshi bari kuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Ahanini ikintu kiri gutangaza abantu n'uburyo uyu mugabo areshya cyangwa se uyu musore areshya ariko kandi agashyingiranwa n'umukobwa ubona ko we ni muremure ariko umugabo we urabona afite ubugufi cyane nyine ku rwego nyine ubona umuntu wenda mugufi cyane ugatangara ariko nikigaragaza ko nta nkweto yabuze iyayo rwose nta n'umuntu uzigera uburuwe nyine bazashyingiranwa ibyo bintu ntabwo byakunda. Iyi couple rero ya Leonard abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngira ngo akenshi iyo izi couple wenda zijye hanze gutya benshi batangira gutekereza bati byanga byakunda uyu musore afite ikintu bita amafaranga. Iyo ugasanga baravuga bati ariko izi mariage ntabwo byakunda umusore afite amafaranga ni pusi satasimbuka. Abandi bati dore umusore wasenze Imana bya nyabyo ibintu nk'ibyo ngibyo. So ni byinshi abantu benshi bari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ntabwo nabicamo mu by'ukuri ngo mbirangize. Ngira ngo namwe nkuko muri kureba kuri iyo screen ngira ngo akenshi amashusho ari gucaracara cyane n'amashusho uyu musore yambaye agatimba ndetse n'uyu mukobwa nyine bari mu rusengero bari gusezerana. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye. Iyi couple ni ya hano hirya muri Tanzania, ntabwo ari abanyarwanda ariko ni ya hano hirya muri Tanzania ariko muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri East Africa. Abantu benshi bari gutangarira iyi couple n'amashusho si hano mu Rwanda gusa aya mashusho ari guhererekana na hano hirya i Burundi muri za Uganda. Donc n'amashusho abantu benshi nyine biratangaje nyine kureba ukuntu mu by'ukuri uyu musore nyine areshya n'umukobwa burya areshya ukabona nyine mu by'ukuri harimo ishusho y'Imana. Ngira ngo rero kimwe mu bintu biri kugarukwaho wenda mvuze ukuri kw'aya mashusho mu by'ukuri ni umusore wicaye arangije arasenga yambaza Imana ariko kandi muri uko gusenga nagerekaho ikintu cyo gukora amafaranga. Ntabwo ari ukujya ngo usenge ngo ibintu ngo bizizana oya, afite ikintu bita amafaranga kuko urebye amamodoka bagiyemo ni ama Range Rover gusa bagiye mu mamodoka. Hari n'amakuru ndi gukura neza avuga ko uyu musore hari ukuntu yatangije idini kandi iryo dini nyine urumva niba umuntu ari si wo w'idini baba bamuturira nyine bamuhereza amafaranga. Ni umusore ufite ikintu bita amafaranga. Noneho ikindi ni uko yarangije na kaminuza, yarize asoza kaminuza, yakoze graduation muri uriya mwaka wa 2024. Urumva ukuntu nyine yakoze ikintu bita kofi nacyo abantu bari kugenda buririraho bati umusore usenga by'ukuri nguyu, abandi batuye umukobwa nta kindi ari gukurikirana amafaranga. Donc wumve ngo muri East Africa muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba donc iyi couple ibitekerezo ni byinshi ngira ngo namwe muri buze kuza kwa mu by'ukuri mwaduhereza ibitekerezo byanyu ariko kandi nini kigaragaza ko buriya ikintu bita kuvuga umuntu ngo afite disability is not inability. Ntabwo byakunda. Disability is not inability. Donc kuba ufite ubumuga ntabwo bisobanura kudashoboye, ntabwo bisobanura. Ngira ngo ibintu byazaga kera ugasanga abantu bafite ubumuga donc baravuga reka wowe nta kintu nyine ugasanga barahezwa. Ariko ubu ngubu kuvuga umuntu afite ubumuga ngo ni mugufi ngo agomba guhezwa muri societe ngo nta kintu ngo yashobora
ngo ntiyakwikorera ikintu, ngo ntiyajya hariya ngo acuruze mitiyu, ntiyajya hariya ngo ashakishe amafaranga, ntiyajya hariya ngo ashinge kampani. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. ni ukuvuga ngo kuba ufite ubumuga ntabwo bisobanuye ko udashoboye. Urashoboye, wakora icyo umuntu muzima yakora kandi ufashijwemo n'Imana byakunda. ngira ngo nakunze uburyo uyu mugore aca bugufi kuri Leonard, kuri uyu mugabo wiwe, buryo mu by'ukuri no mu rusengero kugira ngo amwambike impeta nta kuvuga ngo arunama, oya, yacaga bugufi uyu mugore agapfukama. Nabibonyemo isomo rikomeye cyane, isomo rikomeye cyane ry'ukuntu umugore wese yagakwiye kugandukira umugabo wiwe, yagakwiye kwicisha bugufi imbere y'umugabo we, akaba mutima w'urugo. Donc agaca bugufi akamwambika impeta, ibintu byose kugira ngo nyine ibintu byose agaca bugufi. Guca bugufi no kunama biratandukanye. Kunama, ushobora kunama kubera ko ari mugufi, ukunama wenda ngo okay nyambika impeta ariko aruname, ariko we agapfukama akajya hasi, akajya hasi. Yaba agiye kumubwira ikintu akajya hasi kugira ngo yumve, nta kuvuga ngo ari kunama. Nabikunze cyane. Ni umugore nyine ubona ko afite umutima, wenda bitarimo ibingi byo kuvuga ngo wenda bishobora kuba ari amafaranga n'ibiki, kubera ko nta muntu ureba mu mutima wundi, ariko mu by'ukuri uburyo nyine agaragaza ko yubashye umugabo wiwe, n'ubwo nyine ari mugufi cyane, ariko ubona ko donc aramwubashye, amufata nyine nk'umugabo we, nyine ikintu true meaning of being a husband. Nyine nk'abantu mwe birarenze. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, abantu benshi bari kuvuga iki ni igitangaza cy'Imana. Abantu bazi Leonard bakavuga bati wa mugabo yakoze amafaranga, afite ikintu bita amafaranga, ni positasimbuka. Bimwe muri iyi minsi bavuga ngo afite ipinda papa, afite ikintu bita amafaranga, yakoze ikofi. Nk'abantu mwe ari noneho uburyo baciwe intege, banyuze muri byinshi, guhera igihe mu by'ukuri babonaga uyu Leonard ari kumwe n'umugore we n'uyu mukobwa, bivugwa ko ngo bari mu rukundo. Iwabo w'uyu mukobwa bamubwiye amagambo mabi, bamuca intege, bati si ugiye kuzana ikintu nka kiriya koko ibintu nk'ibyo. Yego afite amafaranga, ari uko yubatse kofa, ariko se umuntu nk'uriya koko so kugusebya? Umukobwa muhagarara haravuga niyo byagenda gute. Ngira ngo murabizi n'abantu badafite wenda tuvuge wenda nk'ubumuga cyangwa se umuntu nta n'ikibazo, hari n'igihe n'imiryango se mubisi, imiryango ikivanga mu bintu. Uriya musore ntitumushaka, uriya mukobwa ntitumushaka, kandi wenda bagendeye ngo umusore n'umukene, umukobwa n'umukene, uramujyanamo. Cyangwa se bakagenda ku miryango, reba papa we, reba mama we, reba ubu se iriya miryango urabona tuzashobokana? Ugasanga imiryango irabyivangamo. Ababo rero urumva iyo habaye kesi imeze gutya, umuntu afite wenda nk'ubugufi bumeze gutya, nyine abantu babijyamo. Si nabo gusa bibayeho, ni benshi cyane. Nyine story y'abangaba nyine n'ubundi abandi bafite story nk'iyi ngiyi byagiye bibabaho kenshi, byagiye bibabaho ni couple nyinshi. Ntabwo bigenda gutya ngo imiryango ituza, habamo kurwanya. Inshuti z'umukobwa zikavuga ariko se ko hari umusore mwakundanaga wasanze uriya musore, ariko hari n'igihe usanga nyine akenshi barabibwiriwe mu masengesho bati nzaguhereza umugore cyangwa se nzaguhereza umugabo uzagukunda by'iteka ryose, ugasanga nyine ubonye urukweto rwawe. So nuko nguko bimeze. Nukuri iyi couple y'abantu benshi bari gukomeza kuyipostinga. Urumva abantu nyine no kuyipostinga ntabwo bari kubifuriza ibyiza, bari kuvuga byinshi bigiye bitandukanye ngo true meaning of money, gukunda amafaranga, kugira gute, bati umusore wasenze nguyu, umusore udasenga bayari nguyu. Donc ni byinshi biri kuvugwa kandi baracyakomeza guca mu bigeragezo, ariko wumve nta nkweto yabuze yayo. Niyo byagenda gute ntayo pe.
kandi nababwiye ngo disability is not inability. You have to compete. Donc ugomba gukompeta mpaka nyine utsinze ugaca mu bigeragezo bigize gute ariko bikarangira mu by'ukuri utsinze. So nitwa Shadow nsoreje ahangaha. Iyi ni Shadow 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.